Mwongeye kwirirwa mwe mwese mudukurikirana kuri YouTube channel ya Aaron Talk. Hari haciye iminsi tutaganira, ndagarutse rero kugira ngo twongere duhugurane, tugire ubumenyi tugezanyaho, ibitekerezo byanyu dukomeza kubishima, uko mukomeza kutugaragariza yuko mwatubuze, turabashimira cyane ibitekerezo mutanga, ibibazo mubaza. Twaje kandi tuje ntabwo muzongera kutubura igihe kingana n'icyari gitambutse. Kuri iyi nshuro rero reka mikaze mwe mwese mudukurikiye aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi, amasaha waba urimo bitewe n'aho uri, ndagusuhuje mubwira ngo gira amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi rero ndagarutse nje kugira ngo dutangire duhugurane, dufashanye, ufite ikibazo akibaze, ariko uyu munsi nshaka yuko tuganira ku buzima bwo mu mutwe. Hari ibintu bitubaho, hari n'ibituberamo. Birashoboka ko ushobora kugira ikibazo, ikintu kikakubaho, umuntu akagukubita urushyi cyangwa akagucira, ariko hari ibikuberamo. Ubuzima bwo mu mutwe rero ni ikintu gikomeye ariko kidakunze kwitabwaho cyane. Ese waba warigeze wumva ubabaye mu buryo budasanzwe, ukabura amagambo yo kubisobanura? Wigeze wumva utazi uko wiyumva? Niba ibyo byarabaye, ndashaka kukubwira ikintu kimwe, ni uko utari wenyine, hari n'abandi biyumva gutyo. Nicyo rero nifuza yuko tuganiraho. Biba byagenze gute? Icya mbere nabanza kukubwira ni uko ubuzima bwo mu mutwe ntabwo ari uko tubitekereza. Abantu benshi batekereza yuko umuntu ugize ikibazo, uhungabanye, ikibazo cyo mu mutwe yumva ko yasaze. Oya, ntabwo ari icyo ngicyo. Ahubwo ubuzima bwo mu mutwe ni uko dutekereza, ni uko twiyumva, ni uko dufatanya n'abandi. Iyo bitagenda neza, bishobora kugira ingaruka yaba mu kazi, yaba ari ku ishuri n'ahandi, mu mibanire no ku byo tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu tugomba kubuvugaho nta soni, nta cyaha na kimwe kirimo iyo turi kuvuga ku buzima bwo mu mutwe. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukwereka yuko bwahungabanye. Bimwe mu bimenyetso, hari ukwigunga, hari uguceceka igihe kirekire, hari ukubura ibyishimo kandi warahoranaga ibyishimo. Iyo uri mu bantu benshi ukumva birakubihiye, ukumva ushaka kuba wenyine, hari ukubura ibitotsi cyangwa ukagira umutima uhora uhagaze. Hari ukugira agahinda gakabije gashobora no kuvamo intimba. Iyo tuvuze agahinda gakabije, hari ababifata nyine nk'ibintu bisanzwe kandi buri wese kamufata, yaba umwana mutoya, yaba umusore cyangwa inkumi cyangwa abantu bakuze. Rero ibyo byose bishobora no kutugeza ku kwiyambura ubuzima. Ibi si ibintu byo kwihanganira cyangwa kwirengagiza. Ni ibintu byo kuvugaho tukabishakira umuti. Muri iki kiganiro rero ndaje kugira ngo dufatikanye tuganire kuri ibi bintu byose. Icya mbere nakubwira wowe waba ufite ibi bimenyetso, nakubwira yuko utari wenyine. Oya, hari abantu benshi bamerewe nkawe, bumva badashaka kureba abandi bantu, bumva barabuze apeti,
bumva bashaka kujya mu buriri bagasinzira, bumva bashaka kwifungirana, bumva bafite irungu kandi bari mu bantu, akumva kubaho ntacyo bimaze, akumva afite ubunebwe, akumva ibyamukururaga, nimba yarakoraga siporo akumva ntago bikimushishikaje. Hari n'abandi. Ibi byose rero ni ibigaragaza ko ubuzima buba bwaragize gute? Bwarahuye n'ikibazo. Gusa inkuru nziza ni uko ibi byose bishobora kuvurwa bigakira. Yaba ari mu bajyanama bajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, yaba ari abaganga babyigiye, yaba natwe ubwacu gukurikira ibiganiro bitandukanye, ushobora kuba ushobora kwivura, cyangwa se iyo byarenze intambwe bitewe n'ikigero kiriho, nagushishikariza kugana abaganga babihuguriwe. Rero gusaba ubufasha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ntabwo ari intege nke, oya, ahubwo ni ubutwari. Ni byiza kuganira n'uwo wizeye kuko niyo ntambwe ya mbere yo gukira. Rero nakubwira ngo ntugatekereze ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ababifite bafite ikibazo gikomeye cyane gusa. Ureba twese, nawe utarabigira, nawe, nanjye, n'inshuti zawe n'umuryango wawe ashobora guhura n'icyo kibazo. Rero nakubwira ngo nimba mu bimenyetso tuvuga cyangwa tuganira hari icyo wumva ushobora kuba utameze neza kuri cyo, ukwiriye kugana inzobere muri ibyo, cyangwa se ukabaza ikibazo runaka umuntu wizeye ushobora kubwira ibyawe ugasohora amarangamutima yawe kugira ngo ubashe kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Nakubwira ngo ntugaceceke, oya, kandi wibabarira mu mutuzo, wumve ngo imfura ngo ipfira mu mfuruka, urashaka kutavuga, abantu batamenya, abantu baramfata gute, abantu baragira gute. Oya, wiceceka ibiri kukubaho kuko bishobora gutera ikibazo gikomeye kirimo kwiyaka ubuzima, kiriko gutakaza ibiro byinshi, kiriho kujya kure cyane bitewe n'ibyo dutekereza. Reka twibande gatoya ku bimenyetso byibura tuvuge 7 bikomeye bishobora kukwereka yuko ubuzima bwawe bwamaze kugira ikibazo. Ushobora kuba ari wowe, cyangwa se inshuti yawe, cyangwa se uwo mubana, cyangwa se ushobora kubona ibi ngibi. Ikimenyetso cya mbere ari uguhinduka mu myitwarire. Bijya bibaho aho ukorera, aho wiga, abo mubana, ukabona hari ukuntu wari usanzwe uzi Aroni, ariko mukabona ibintu byarahindutse, ukabona nimba yasabanaga atangiye guceceka, cyangwa se nimba yacecekaga cyane atangiye gusabana, kuko muri mechanisme de defense hari igihe rwose ushobora kuba ufite ikibazo kugira ngo wereke abandi yuko nta kibazo ufite, ugatangira gukora ibitandukanye n'uko wari usanzwe ukora cyangwa se uko wari usanzwe wiyumva. Kubera iki? Sinshaka ko abantu bamenya ko hari ikibazo mfite. Rero abahanga bavuga yuko iyo umuntu yahindutse cyane bitandukanye n'uko yahoze ari, ibyo navugaga nko gusabana, kwifungirana mu cyumba, kudavuga kandi wenda yavugaga, cyangwa nimba atanavugaga atangira kuvuga cyane, ntabashe gusubiza kuri message, ukagira ubunebwe kuri telefone yawe, baguha message rwose ukazireba ukumva. Ibyo hari ingero nyinshi, birashoboka ko ushobora gutsindwa ikizamini runaka ukumva ufite agahinda,
ukumva ushaka kuba wenyine, ukumva ushaka kwigunga, ukumva ufite ubunebwe, ukumva uri kwibagirwa. Ibyo byo guhinduka mu myitwarire, menya ko nacyo ari kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko ufite ikibazo kandi ukeneye ubufasha. Ikimenyetso cya kabiri, hari ukurakara ubusa cyangwa kugira umujinya udasobanutse. Ugasanga umuntu arakubwiye ukumva muri wowe uzamuye mujinya, ukumva wamusubiza cyangwa ugasubiza. Hari abakunda kuvuga ngo ni ibisubizo by'ibikuta, ukumva usubije umuntu ibintu nawe ubwawe utari usanzwe usubiza. Umuntu akakubwira ikintu kidakomeye ukumva urarakaye, ukumva urahorana umushiha, ukumva ntiwishimye, ukumva watuka abantu nta mpamvu. Ibyo nabyo bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite umutima uremerewe. Hari nk'igihe umubyeyi aba asanzwe akunda gukina n'abana be, rwose yarabibamenyereje, ariko yataha avuye mu kazi abana batangira kumukinisha nk'ibisanzwe, akabuka inabi, atazi aho yavuye, ntawamubwiye nabi mu kazi, ahubwo akumva ari kuka abantu inabi. Rero menya ko umutima wawe wamaze gukomeretswa, utangire gutekereza, ni gute nshobora kwivana muri danje, kuko ubuzima buba buri kujya muri danje. Ikimenyetso cya gatatu ushobora gutekerezaho ukareba, yaba wowe, inshuti yawe, ibi tuba turi kubiganira kugira ngo turebe ni gute twafasha n'abandi. Ikimenyetso cya gatatu, hari ugutakaza ubushake bw'ibyishimo. Iyo umuntu atagifite ibyishimo ku bintu yahoze akunda, nko kuririmba, nko gukina, nko gusenga cyangwa gusohokana n'abandi, bishobora nabyo kuba ikimenyetso cy'uko ufite ikibazo mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Mbere warishimaga, mbere hari ibintu nyine byagukururaga, ugakora siporo, ariko ukaba wumva usigaye ufite ubunebwe, ukumva siporo ntukibishaka, gusohoka mu bitaramo cyangwa se kujya gusenga, ukumva ntago ubwo bushake ukibufite, ukumva sendasenga, ese ubu Imana, ese ubu, bitewe n'ikibazo. Hari igihe bishobora kwizana cyangwa ikibazo ushobora kuba wahuye nacyo. Urugero, ushobora kubura uwawe, urugero, ushobora kubura ikintu wizereragamo ukakibura, ibintu wabariraga, wari warabaze nimba ari akazi ugasanga barakwirukanye. Ibi byose bikuririra kuri ibyo ngibyo, ukumva ariko se ko nari mfite umuntu urwaye, nkasenga cyane, nyuma yo gusenga cyane agapfa, ukumva ugize ubunebwe bwo gusenga, ukumva ntugishaka, ukumva nimba warakoraga siporo, ukumva ibi byose. Rero nakubwira ngo igihe watakaje ubushake bw'ibyishimo cyangwa ibintu byaguteraga ibyishimo, menya yuko wamaze kujya muri danje. Ikimenyetso cya kane, hari gutakaza apeti no kubura ibitotsi. Umuntu ashobora gutakaza ubushake bwo kurya cyangwa akarya cyane bitari bisanzwe. Nimba yaryaga ibiryo bike, nyine bibaho. Hari ushobora, bitewe n'imiterere yacu, hari ushobora kubura apeti, akumva nta biryo ashaka, akumva ashaka kwigumira aho gusa, ariko hari n'undi noneho utangira kurya cyane. Ngira ngo mujya mubyumva, hari umuntu ukubwira ati njyewe iyo mpangayitse nibwo mbyibuha. Nuko akora ibitandukanye n'ibyo yari asanzwe akora. Nimba ataryaga cyane agatangira kurya cyane, ugasanga rwose nibwo ahubwo ari kubyibuha, ari kugira, akakubwira ati njyewe burya iyo mfite stress ndabyibuha. Ashobora kubura ibitotsi, agashaka ibitotsi, yajya ku buriri bikanga, ibibazo bikaza, cyangwa se akanagira ibitotsi byinshi atari asanganywe, hahandi ashobora no gusinzira amasaha agera kuri 12. Ibyo ni ibikwereka yuko ubuzima bwo mu mutwe bwamaze kugira ikibazo,
bwamaze guhungabana ukeneye ubuvuzi. Hari urugero rumwe rw'umwana wigaga mu mashuri yisumbuye, yamaraga icyumweru atariye bitewe n'uko yatsinzwe ikizami. Igihe twamaze rero guha ubwonko bwacu ibintu bikaza tukabyizera, tukabifata nk'aho nta bindi cyangwa se nk'ibigirwamana, cyangwa se kumva hari ikintu kitagisimbura, uko byagenda kose iyo hagize ikintu gitandukana n'uko wizeye ibintu cyangwa uko wabifashe, ikibazo kiravuka. Ibi byose turi kugenda tuvuga kuri izi ngero kugira ngo urebe ni iki. Ikimenyetso cya gatanu, hari ugutakaza icyizere rero. Aha niho twese tugera Satani akadufatira ku bizera Imana. Umuntu agatangira kuvuga amagambo nyine arimo gutakaza icyizere, ntacyo ndi kwimarira, nta mpamvu mfite yo kubaho, nabaye umuzigo ku bandi bitewe n'ubuzima uri gucamo. Iyo umuhanga yaravuze ngo ni ararume, cyangwa ikintu kikwibutsa ko wamaze kurenga inkombe. Igihe utangiye kwibaza ibibazo birimo gucika intege, bitakaje icyizere, menya yuko ari ararume yo kwibutsa umuntu ko akeneye ubufasha vuba na bwangu. Nshuti yanjye, nimba uzi umuntu cyangwa nawe ubwawe ukaba wumva hari aho ugira ubundi se ubu maze iki, ubundi se ubu ngubu kubaho bimaze iki, ubundi se ni iki mariye abandi, ndi umuzigo ku bandi, nyine ukumva uri kwibureminga, ukumva uri kwishinja, menya ko iyo ari ararume ikubwira ngo ubuzima bwawe buri muri danje, shakisha ubuvuzi cyangwa se ubutabazi vuba na bwangu. Inama y'icyo wakora: niba wumva ibimenyetso biri kukugarukaho cyangwa se hari uwo mubana, nakubwira ngo humura kuko birakira, ubuzima bukongera bugasubiraho. Tangira uganire n'uwo wizeye. Bitewe n'umuntu wakomerekejwe, hari abakomeretswa mu rukundo bari mu gahinda gakabije, akumva abahungu bose ari abagome, akumva abakobwa bose ari abagome bitewe n'uwaguhemukiye, noneho ugashaka n'umuntu wakwizera ukamubura. Sohora ibyo bikurimo, kuko nudashaka uko ufungura uko ubisohora. Dufate urugero nk'itiyo y'amazi ifite uko amazi asohoka. Iyo uyifunze ugafungura amazi, uko byagenda kose amazi yo ubwayo yishakira inzira. Umva ko ibintu bikurimo rero bikuberamo bimeze nk'amazi, nutabifungura ngo bice mu nzira ya nyayo, biratobora itiyo, biturikira ahantu, aho kugusana bizaba ikibazo gikomeye. Jya kwaka inama abaganga. Ubu uyu munsi leta yacu cyangwa se mu gihugu cyacu hasigaye ku mahopitale hasigaye hari abantu bize psychoclinic bafasha abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ashobora kugufasha, ariko hari n'abapsychotherapy, hari abapsikologe bashobora gufasha umuntu kongera kwiyumva nk'umuntu, ukareka kwiyumva nk'ikintu. Ongera utekereze neza ikintu wajyaga wishimira, utangire ukigerageze gahoro gahoro. Ndabizi ntabwo bizaza byihuse, ariko gerageza nko gutembera, kujya ahantu hatuje, kumva ibintu wajyaga wishimira biri mu bintu. Nimba ukunda gusenga, wongere ujye gusenga, wongere uririmbe. Nimba wararirimbaga, reba ibintu byajyaga bigufatira umwanya, utangire ubigerageze. Nabyo biri mu bintu bishobora kugufasha kugaruka ibumuntu, cyangwa se kwirinda ko izo ngaruka amazi ari buze gutobora, agatoborera ahatari hakwiriye. Niba
ibi bintu turi kuvuga ujye ubyibonaho cyangwa ukabibona ku nshuti yawe cyangwa uwo mubana. Hari urwego rwawe rwo kumufasha, hari no kumufasha guhura n'abandi bafite urwego rwisumbuye ku rwawe. Ni wowe wa mbere wo kwita kuri uwo nguwo, kuko aba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ntabwo ari abasazi. Buri wese byamubaho bitewe n'igihe ugezemo cyangwa se n'aho ugeze. Nakubwira ngo ubuzima bwo mu mutwe rero si uburwayi nk'uko benshi babyita. Oya. Kandi tuzirikane ko ari igice cy'ingenzi cy'ubuzima, kandi buri wese ashobora kugira icyo kibazo nubwo yaba yari ameze neza. Reka rero dufashanye kugira ngo dusobanukirwe n'ubuzima bwo mu mutwe icyo ari cyo. Dutangira twavuze ubuzima bwo mu mutwe, twavuze ko ari uko dutekereza, uko twiyumva, uko dufata abandi. Iyo bigenda neza, iyo uri kumva ibintu bimeze neza, icyo gihe biba bimeze neza. Ariko igihe uhuye n'ibi bimenyetso tuvuze cyangwa twaganiriyeho, shyiraho atansiyo, ushyireho akabazo, ko bishobora kurenga urwego rw'ubujyanama bukajya ku rwego rw'imiti. Ushobora kuba nta muntu wizeye wo kubwira, ariko ukaba wabona umuntu utazi ukamufungukira ukamubwira. Yego, ni karibu nka Ron Talk, nk'ikiganiro gitambuka cyangwa se mu byo tuganira. Ushobora kugira ikibazo kuri ibi tuvuze, ushobora kucyandika muri komenti tukazakiganiraho ubutaha. Ushobora kumva ukeneye ahantu ho gufungukira, ushobora kuza guhamagara kuri nimero uri buze kubona ku kiganiro, tukagerageza kugufasha kubona ubufasha bushobora kugufasha kongera kuba umuntu muzima, kongera kuva mu gahinda gakabije, gutsinda intimba n'ibindi byose bishobora gutuma dutakaza icyizere cyo kubaho. Ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Ushaka wabwica, ushaka wabukiza. Ibyo byose ni ibituberamo. Bituberamo kuko hari icyatubayeho. Ibi tubyumve. Ibitubaho ngo ibituberamo bikomeye cyane kuruta ibitubaho. Ushobora kubura umuntu arapfuye, tuvuga yuko hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Wararuhutse, aruhutse imiruho n'imihati, ariko noneho wowe usigaye hari ibigiye kukuberamo, bishobora kugufata umwaka, bishobora kugufata imyaka 4, bishobora kugusubiza inyuma, bishobora gutuma wiyahura. Ibyo bikuberamo nibyo turi kuvuga by'ubuzima bwo mu mutwe. Dukeneye kwitabwaho, tukabusigasira, tugashaka umwuka mwiza, uko twumva tugaburira. Reka n'ibitekerezo, reka mu byo tuvuga nabyo tubigaburire. Reka ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisubikira aha, mbabwira yuko ibibazo, ibitekerezo dukomeze kubitanga kugira ngo dukomeze gufashanya muri ubu buzima, muri uru rugendo, buri wese afashe mugenzi we. Reka twitaneho kandi dufatane umurunga kugira ngo tube amahoro. Nababwira ngo b'amahoro. Inshuro zose tuzajya tuvuga ngo b'amahoro, baho utekanye, baho ufite amahoro, yaba mu mutwe, yaba mu mubiri, yaba no mu mufuka. Murakoze, naho ubutaha.